emera kuri indushyi uruhe sibyo ntabwo ababyeyi bageze babyara batateganyije ngo twebwe Rwanda tuze kwiga tuba ngo tubarera ariko nanjye wa mama irwe amahirwe rero guhora of course ntabwo uryamana nawe kwakibukode ujya ungura n'intu y'isukari wowe abari gushaka arenze kuba nakubwiye ngo umuntu yicara ngaha nayahe sitasiyo ya polisi njye nta n'umunsi n'umwe wo kwishima yari yama basi ngamena amahirwe nk'abandi bantu ubu uragira ngo bigende gute mana ntabwo nari kubikana zera ngo bizange amahoro uyu ni umuvumo wa zera uri kunkurikirana gusa akazi keza kampemba amafaranga nk'aya kuko nzakukura he koko wamana shasha niba yikura muri madu nawe urabireba ari Kristo no anti mana yanjye bite baragiye batahukana mu kazi kabizi kanzu nari ndimo nikodesha bure kwishyura imodoka yanyisanga nayiguze n'abesikoro nari zikarongera gushingamo business nayo barayitwara nuko asigara nuko nisanze n'umucuruzi agatari ko mwana wanjye mbabare ndakubwira oya nukuri wumva karameze mama nari witabye binde mama usaba wakwamagara undi muntu arwamagaye n'ibandi inshuti yanjye kugira ngo bagiye ikinyabupfura akajya bampamagariramo ngo mama kuva ntabwo nakunda kujya unyitanye ku ruhu ibyo nzakugaburiza ryari njye narakubyaye naragusunitse urabizi wowe undi nyoko wowe n'undi musore uzi kwitana narakwiye tuguze n'icyo cyo kunywa n'umugati mva imbere va mu maso cyari sindakinywera aho ngaho nyine kirimo bureba cyangwa ndakubwiye ngo ngeze n'icyo cyo kunywa ariko undi nta kintu ushobora no kumenyesha umutwe gusa icyo cyaha gikwiye usizi umuntu yagutumira ugenda usiketa ibirenge nawe uzamenya ko wakuze kurya ariko umwana utari umukobwa w'inkumi ngaze nsukira siko umuntu ushagaraye undi se kuki utabuza hari kugasiga tumwa Urusi wapaki imigati yose niyo uzanye hano ngo ndarye ngende ntabwo wafata isahane gushyira umugati wari wambara n'imigati urenze umwe genda mva mu maso nzajya kugumpagaza hejuru hari ikintu ushaka kukubaza icyo ushaka kumbaza se tutatuma mbanza ngo nkwe n'iki wambaza nzasubira kwiga ryari nzakubwira ryari ariko ntabwo ryari ikintu nzagusubiramo kugeza ryari abana banjye bari bahaze bari hehe umwe ari Canada undi ari Burayi
Ujundi ntabwo mwoheje rero ubundi ntabwo yaragiye France. Kwiga. Uriga se uzasimbure perezida. Uriga ngo uzagene gute. Uyo wirebye nari kiza cyakuvaho. Emera kuri ndushyi uruhe, sibyo? Ntabwo ababyeyi bageze babyara batateganyije ngo twebwe Rwanda tuze kwiga tuba ngo tubarera. Ariko nanjye wamamahirwe nk'iyo. Amahirwe rero guhora of course. Ntabwo uryamana nawe kwakibukode. Ujyungura n'intu y'isukari wowe. Abari gushaka arenze kuba nakubwiye mu ntecanga nkana yahe. Ntawo ngure mwenda. Shaka kwiga ngo bigende gute, ndiga ngo bigende gute. Ubundi. Shaka kuzabikize. Umva genda. Ahubwo nawe utangiye kujya woza n'ibyombo nabi. Swagira ngo ufata ibyogesho bimwe bakata ku mifuka yaho ngaho y'ibipamara bakaba ari byo wogesha ibyombo hano. Ubundi ukoresha sitoraye nziza. Ufata mwiza cyashya. Ese ukoresha n'irikide cyangwa ufata ibyamvagara byose ukabidesheza ibyombo. Oya nkoresha za nziza nyeretse zo kujya nogesha amasahani. Iyo ko nawe ntazi ko bisigaye bisa. Sinzi ukuntu bigenda. Gusa Nikaho genda ukora akazi. Niko unatajya ibintu kubereye wowe. Ndakwinginze. Shaza mutera stress. Kwiga ngo bigende gute? Ntukantera imbabazi. Abandi bana Akuze abandi babyeyi ibyo bakora. Bundi barabirukana bakagenda. Urumva? None wenda kugaburira ndagutunze urarya ukaryama urutaguze urutagize gute amashuka utaguze utangiye kure aho umaze kurengwa nuko barengwa. Ngiye gusabye imbabazi basi nyishyura n'ubundi nsozi si umwaka umwe naburaga. Nta mafaranga mfite yo gupfusha ubusa. Basi ngenda gusezeranya ko nyisoza kwiga ndabizi ko nzahita mbona akazi. Subizi ko ndi umuhanga. Urazi impamvu zisema mfasha umva imbere nimwe cyane kumenyera. Urumva bariya ko cyazo cyane ntabwo mwumva abatinde murarushya mana yanjye murushya kubi abakene muragora sinzi ikibazo kuki mugorana. Mugiriye neza ko agiye umutima mwiza ndakuza yirakweze yo mureko kajya kwa Marine ubundi akundi wanakwirukana ukamvira mu ukajya kwa biguru kunesha umutwe. Oya ntabwo wanyirukana ubwo se najyayo. Wajyayo se abandi barigiye umuhanda ntabararamo usigaye gusa nsigaranye ubu ni nkaho ari wowe mama mfite. Arajyanye ko byo bibyibonera ntabwo nakubyaye pe mubona agiye kugise ntabwo uri hisiriza nkurarira ijoro wa mwana we ndabikubwiye ubifata ushyira mu mutwe wawe sibyo nakugira imbabazi mugira neza ariko ngaho genda imbere se niwe cyane nyine basi mbabarira umbwire yuko wenda nakizo nubikore none ko mba ntaza kugufite bajya koga kwa noze nukuri mu gitondo na n'isaha 3 zirashi zera nyumva neza haguruka ugende nta shuri nzishyura menya hari umushinga ujya gukwishyurira nawe witambika nkebera ahubwo ngatana amafaranga ntushaka kuzigera wiga n'umunsi umwe ayo bizarahagije genda nujya bari guzabona umugabo no kumubona ndabona ari ikibazo genda se mva hejuru kandi ntabwo wumva sinzi ikibazo ufite none zahabu cyangwa ugenda urira ayo matira yawe yacuruze bamenyere bari Zed. Ndakubona. Ubaye iki?
mwana urongeye kurira kandi sizambwiza ukuri ubona ari ngera atabaremewe kujya murambabaye oya sha nuko uri umwana mwiza nese koko nta kintu cyiza na kimwe nzigera ngira muri ubu buzima none se ubaye iki utari kumbwira ubuzima bwanjye bwose kuva mama yapfa nawe umbabaye kugeza na n'ubu none se ubaye iki utari kumbwira ngayihangane baze sibyo se uravuze ngo nakuzongera kurira ngayihangane baze ihangane nase ubaye iki baze ihangane ihangane mubwiye ko nshaka gusubira kwiga indese anti ese anti umuntu mwiza buriya wize byarangiye kamubwire nibyo nahoze mubwira buriya na kaminuza buriya ziri kuguha irangije wayisoje anti ambwiye umuntu mwiza cyane ahubwo uzagenda ryari ambwiye ko ntacyo ngamije kwiga ngo nzabice ningira amahirwe nzabone n'umugabo uretse ko nawe nzabona reka mubwirize wabeshyira n'undi muntu mu bintu buriya reka mubwire mabuje ngenda munsi uzamubeshyera ikindi ngo ngwiki ntabwo ibyo bintu yabikubwira kuki abantu beza abandi bantu bose biyereka ko ari mwiza ahubwo ukoze iki aha mu nzu umenya iki basi iyo mbwireka nkabyishyiraho nkava ko njye abimenye kubera njyewe anuka bikarangira ukoze ikintu ukoze ni igiki ibyo bintu ntabwo ntibishoboka ntabwo yabitekereza mabuje mwana azabeshya n'ikindi abandi banabereka ko ari mwiza ni mwiza ariko njye nta n'umunsi n'umwe wo kwishima yari yama basi ngamena amahirwe nk'abandi bantu ubu uragira ngo bigende gute reba sibyo sajya kugura imyenda reba ukuntu usa ibyo kurya simbona nawe urya ari ribi ese urambwira mabusha n'umwana mwiza urambwira ibyo bintu niwe ubikubwiye reba hano hantu ubu yabura amafaranga yo kunywa kuko kabizi yambujije sibuka cyagiye mbona akazi si yabyanze ngo ntabwo ngomba kujya gukora ngo nkwiye kwicara hano nkafura nkakoropa nkateka narabyemeye ndicara ndabikora ariko siko nta handi hantu mfite nkora nta muryango mfite niwe muryango nsigaranye niwe wakambereye byose basi akambera impamvu imwe yo kwishima napfuye nanjye nisangira mama na papa huba basi ihangane basi ariko ngenda umva ibyo bintu atari bikubwiye kubera ko ukuntu mabuje amuzi none siko numvaga mbona gukunda nyine abibereka rekana nabikubwiye abibereka iyo turi kumwe iyo mbonye njyenyine amagambo amubwira iyo muri babiri nyine mu bantu gutya araza akiyerekana ko ari mwiza akankunda ariko iyo turi kumwe ambwira amagambo nkavuga ati mana basi kuki watumye mvuka iyo mbireka nkapfa oya nanone buriya imana iragukunda humura sibyo none se hangiye gutuma ndira mva kubwira siko mba nkwereje iwacu mu cyaro giburukaza nuko Yesu aha uretse ngo byagenze gute nuko uramuregeye uravumvuye byose uravuze urahurutuye byose ukubise hasi hanyuma se arayaguhaye imivare nta kintu na kimwe yansanze aha ngaha ntabwo njya menya ifu usonze urimo urabwira umuzamu uhembwa 30,000 amafaranga muhemba we yanagusukisha utuyekeje nayo ngukorera iyo misatsi nkore inzara
amavuta yo kwisiga reka urabona byo ine urayakorera nose kumuganga gufasha iki urazi kujya mu ncagasuzuguro bare kabiri wapakiye imyenda yawe yose wambye sante nawe nagenda ubuse najyayo ibyo mvuze ni ikinyarwanda bivuga mu gifaransa cyo mu cyongereza mu kiswahili ushobora kuvuga mu ndimi zirenze 3 cyangwa genda upakire imyenda yawe hanyuma azagusanga isundi yagutunze simbona n'undi warampezeho waragumye cyakoze urwo kuganira nabariye banza ngo kwiga uriga ikibwe gifite ko uciritse uvuga n'abazamugira gute genda upakire imyenda yawe uje gute umvire hehe mu rugo ikindi kandi niwe yakubwira simbo nari vagize nimwe ukoraho watwara muri envelope washakisha shina kishashi ntiwayona zaraciwe ushaka igifuka cyangwa ikindi cyacyo cyawe ugenda ubyikore ku mutwe icyakoze ntabyo mpaka aho nanjye nawe nkabishe nta kintu nakugure ndi ukwaka pe cyakoze vayise n'ibikure uti ngagira vuba gira vuba se ndajyayo aho ujya harandeba umukobwa w'inkumi wakwibesha ntafite imyaka yo gukure gira vuba wintesha umutwe sibyo kandi mugakunda amahane ndavuze ko twagukira muko genda vuba sike namwe mu rukasira abantu gira vuba vuba ndavuze ngo mpagukira sibyo ayo mategeko uzari kuyatangana na zamu kwanza nawe wowe nakwirukana nawe ndagira gute nakwirukana ukagera nta guhembyuka ugasubira iwanyu ukagenda n'amaguru mabuja se mabuja iki uwo nguwo ntabwo ndi isonari ndebo nabo mwaremye ntabwo njye mbirimo arakuregera se uri mudugudu arakuregera uri executive aha se naho bashaka milivare ari kukubwira ngo ugende gute cyangwa nawe wateze amatwi nta n'isoni ntabwo mbirimo mabuja cunze nabi nawe nagirane nakwirukana wowe kandi wowe nanakwirukana nabi kandi nakubwiye ngo dore kuvuga nka soniteke ukibeshya ukaza kubibwira umugabo wanjye umunwa wawe ndawuzi ubejo ko ari unakara wahagazemo mumuhwihwisa muvuga ubusa uzibeshye nzagucisha ipasi nta kintu mbonye ushaka ko wakibonye cyangwa utakibonye ndakubwiye ngo uzibeshye njye nta bintu byumva mu baturanyi nzagutwika uwo munwa nzawutwika n'isoni n'undi munsi mukajya mwirwa mukira ku muntu mumenyera umuntu asoni asuzuguro k'ibihekane wowe ntabwo urasohoka aho ngaho bite mukobwa ni byiza nyine nashakaga akazi ko mu rugo akari ko kose muba mufite kumesa nk'iyo myenda wambaye cyangwa gukora amasuku ndimo ndabona ari hano najya mbikora shaka akazi ko mu rugo mukobwa mwiza nkawe se uri serious ushaka ko mu rugo no guteka nyine ndabizi ntabwo nina gutekera no kumesa byose none se uwari
nabanaga na masenge nanjye yarapfuye rero niho nabaga byabaye ngombwa ko dutandukana kujya gushaka akazi. wabaga kwa nyogosenge? Yego yanyirukanye. ese wahabaga ukora akazi ko mu rugo cyane? wowe mbwiza ukuri mbara ubufasha ushaka numva nimba nagufasha nyine, aho ikigaragara ntabwo umukozi wo mu rugo. nyine ubundi mama wanjye yarapfuye ese ko uri amuzi gupfa njye kubana nawe, ubwo rero namubwiye ko nshaka gusubira kwiga anyirukana nabi ambwira ko atari mama, akajya anyigisha ko kurya nkaryama bihagije, kandi mu nzozi zanjye ntabwo nigeze numva ko nzacikiriza amashuri. Mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo njye gushaka akazi ako ari ko kose, wenda igihe kizaza nazabona amafaranga yishyura kwiga. urihangane gusa ntakagufashije, ariko ubu ngiye hano ndibana ntabwo naguha akazi umwana w'umukobwa basi se none ni ukuri nta kibazo najya ndara no mu nzu zo hanze, ntabwo nta kibazo nazagutera. umva sisita, ntabwo nanze kuguha akazi pe, ahubwo ikintu nagukorera mfite mushiki wanjye turi hano hirya, nyina nagenda nkamukubariza yaguha akazi, ariko hano ngiye ntabwo byashoboka twabana. waba ukoze nyine Imana yo mu ijuru yaza kugororera bimaze iminsi bakwirukanye vuba cyane? ni mu kanya bibaye hashize nk'isaha ebyiri gusa, n'ubundi yafataga nabi cyane kuhaba ni kwa kundi bavuga kujya mfite nkihangana. ubwo sinzi wenda ahantu uri burare cyangwa iki, ko ngiye kuvugana na mushiki wanjye mubaze numve ngo nibikunda kuzana ihangane ibintu bibaho ibyo Imana yagumisha wihangane, ndaza kumuvugisha ngo nabyemera ubwo yaguha ako kazi. urumva uri tayari kugakora cyangwa cyane akari kose, n'ubundi nariya navuga ko amasenge byose nabikoraga, ariko urumva ni ubwa mbere waba ugiye kugakora? nabikoraga kandi n'ubundi ntibigire icyo bitanga, ntabe yananshima. yari yarirukanye abakozi ngo nta mukozi yashaka amari, mbese ariko akanyumvisha yuko sindi umwana we, nta kintu na kimwe ngo mare. ihangane, ubwo ninza kuvugana nawe kanyemerera ndaza kubwira. ufite telefone? kuri kamwe nimero zanjye nko mu masaa 10 uze kumpamagara ndabona mumuvugisha. ngiye kugenda ubwo mbe nembera, wenda izo saha nizigera ni ukuri Imana ikamugisha. oya nta kibazo, kandi wihangane saa 10 uze kumpamagara.
Mana yanjye baranyirukanye. Mana nari mbizi ko iriya nama itazansiga, none dore kuko bise biba. Gusa kubona akazi muri iki gihugu ko ari ibintu biba bigoye kuko wa Mana we, akandi kazi ndagakurahe kuko. Mana ntabwo nari kurikana zera ngo bizangwe amahoro. Uyu ni umuvumo wa zera uri kunkurikirana. Gusa akazi keza kampemba amafaranga nk'aya kuko nzakurahe kuko wa Mana. Mana we, ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana. Mana ntabwo wabyemera kumva muri kariya kazi. Mana yanjye. Sana? Oui. Mire. Sitasiyo ya polisi? Yego. Imodoka twari tuyifite? Afande, niba ndi kumva neza uri kumbwira yuko naguze imodoka n'abajura cyangwa abajura bibye imodoka yanjye? Oya. Uragenda gute? Ugenda yiguze nishyuye. Utanga ikirego ariko imodoka irakomeza ari iyacu. Ndaje reka nze. Okay, reka nze. Sama rwose. Anje. Kuri zino sinapsi zigiye kuba expired ntabwo mwazitanga. Umuze kuzitanga urabona zirabaye iminsi 3 uziye babona abo ku muhanda tugiye kugira ngo uzakubona sibyo. Noneho ugeze haravuye yafite sibyo kugira ngo kubera ko urabona ko hari ibyo Anje. Ngwino mubaze shumba barira none utwigendera ntabwo najya kukugora. Hano cyo bundi twatanze ibintu. Barakwishiye ko umuntu ari akabazo. Ntabwo barayishura, nashyizeho akabazo tuza kubahamagara. Hagiye nimero z'abanizeri kambahamagara tukibyibuka. Kubera ko ndi kumva dufite akazi kenshi. Siziza n'icyo burya. Bakifanya isuri mu kazi kawe n'ikibazo n'ubukene ndaguhamagara. Oya cyangwa uri mu hano reka kugira ibintu wakora hano. Icara aho ngaho.
neza. Bitese uragura se umunsi wawe nazanye ibigori uyu munsi. Kandi koko ufite bakunda ibigori kamugura amagariye. Mubwira za rero biracarisha niko ntibikora mu murima. Mabuja kamubwira. Mabuja hari ibigori. Nirakunda ibigori bigara bikora ibigori cyane. Niko ntibikura mu murima. Mabuja hano ibigori byiza cyane. Agura ibigori. Naza kuri ibi. Nibishasha niko ntibikura mu murima du. Nawe urabireba. ari crisp no anti mana yanjye bite mobe amakuru yisubira ngwino ucara tambuka ucire tambuka nta kibazo icaramo hari y'uruhuko icara ma tambuka nta kibazo wicara kamuzanira intebe anji zana intebe mubiri yicara oya humura nta kibazo humura nta kibazo wumve yuko utekanye ahubwo mbwira byagenze biti Wabaye mubyeyi utazi imbabazi. Ntabwo nzi kwibera. Narakubuze mu gusaba imbabazi. humura wibabara wimeyagurira nta kibazo mfite sibyo kandi byonyine kuba wumva ko wahemutse already wamaze kwiba ihangane ahubwo waguha iki cyo barumva bazingire kumva bari byose. anje win waguha iki cyo kunywa muzana ashyushye konje Ashyushye. anje muzana amazi mwana yanjye none se tanki byagenze gute mbwira nta kibazo Naraguhemukiye umuvumo w'umwisenge nazo urankurikirana. wikirenganya ubwo nyine ni ibyari byarashatse kuba ni igeno ry'umuntu kandi nta hantu ku muntu atava nta n'aho atagira Urakoze mama. ibigori byose se nangaye Ikigori ni 200. reka nze ngo ibihumbi 10 sibyo kangu ibihumbi 10 mbifate n'abo bakobwa banjye dukorana hano bakunda ibigori cyane nayo ndabikunda anje akira genda ubibike byose sibyo witugaruriye iyo basi none se mwana kumva byancanze nganganira basi muri make Burya cyagiye waragiye batahukana mu kazi. Abizi ko yanzu nari ndimo nikodesha. Buraye kwishyura imodoka yanjye nsanga nayiguze n'abesikoro nari njya gushingamo business. Nayo barayitwara. Nuko nsigara nuko nisanze n'umucuruzi agatari ko mwana wanjye mbabare ndakubwira. oya nukuri wumva Nakubwiye nabi naraguhemukiye. Oya. Nukuri se ntabwo isakaye buri wese yanyagira. hano se koko ndakora iki ihangane sibyo ihangane wirira wibabara kandi no gucuruza rega ntacyo bigutwaye wacuruza ukabaho ntabwo bivuze ngo uhite wiheba wikirenganya ngo warame mu ki sibyo Ntabwo nzibabarira mwana wanjye sasa baragukora. anje nta kintu cyo kurya ushaka se ntabwo ushonje Reka mutuze. Izuba riba ryirera. anje wamwibwiye mwibwire basi uyu ni anti wanjye Umunsi kababaye. Ibirebire mwana wanjye ntabwo wabivuga. agera twari dukeneye undi mukozi Twabikeneye umukozi. ntabwo sinakuntu twabukanye sibyo noneho ngiye guhereza udufaranga dukeya ugende ukoresha umusatsi ukoresha inzara nyine wongere usubire muri bwa buzima bwawe bisanzwe uri kuba hehese Reka pira hirya hawe tamukiriza. kiriza yakaritsiye watinyaga cyane Mabuja ariko ndumva ahantu mba byaza yego uyu mwana wanjye afite inzu nini abamo waza mukaba mubana nta kibazo sibyo ikintu cyose wajya ukenera turi kumwe ugiye no guhita utangira akazi ko n'ubundi ni nk'Imana ikuze twari dukeneye umukozi Ariko se wambare ko naguhemukiye. nta kibazo mfitanye nawe ubundi ngenda no kubariye Ese wa byagenze gute ko mbona uri ahantu heza? Ese hano hawe. burya
hari ijambo rivuga ngo uzagire neza wigendere kuko ineza uyisanga imbere. Yagiye wanyirukanye ntagaruka kubyina ku mubyimba. Kiriya gihe nanjye mbyibutse nyine numva narira agenda akakanyica gusa mpita nibuka neza ko burya mu ijuru hari Imana kandi itureberera. Hari umusore twahuye amuzana mushiki we nangira mbakorera gutyo ndi muri alimentation yabo nanjye ndasevinga gake gake nze kubona amafaranga nanjye ndikorera ubu. nta kimana yarakoze yarahakubereye nanjye irahambera nubwo njye nakuriye mwana we ariko ntacyo najyaga nibaza uko ubayeho nkibaza ubuzima ubayemo bikancanga ariko Imana ishimwe ko byuzuye Imana guhindura amateka kandi buriya nanjye bundize Imana yagiye kumugisha ntabwo nakongera guhebura. Nagarutse kugusura nsanga hamwe wabaga ntukihawe kumbi nibyo byakubaye njye nagize ngo wasanze abana bawe za Canada. Nuko byangendekeye nari nisanze mu muhanda ndimo ncuruza nyine ariko nta kimana kiba ko nongera nkakubona kandi nanjye bimbereye isomo ntabwo bizongera n'undi wese nzamubwira yo kujya yirata kuko iby'isi isi ni gatebe gatoki irazunguruka buri wese yamuzunguruka kandi urakoze kuba umpaye n'amazi iyo utarishe anje ngwino maze mufate mugende genda umwereka aho ujya wogera nyine wiyambure umwambike itaburiya y'akazi azatangiye sibyo. Yariye yambwiye ko nta kibazo afite buriya turarira nimugoroba hantu ngahaguruka ubw'abandi ke bazi sibyo ubw'abasi mobile ntugire ikibazo nuko mwambike imyenda y'akazi atangiye.